kubyara bambyarira hari igoma neza neza no kugeza kuri iyi saha ariko benshi ariko wowe Godfather urabizi ko bene wacu benshi nabinuza nabi iyo ngiyo Godfather is my big brother. So rero benshi mbarusha ubukongomani nimo karaje munyirata uretse murabona ngewe kuba mvuga ko ndi umwist Africa afite nama wese ko rya Kongo ngiye kurishiraho ejo bundi kubera iki nyine murabyumva namwe ariko nyine ariko ngewe n'ubundi ngewe muntu umbiyaga bigari nduwa buriya reka nkubwire ikintu kimwe reka nkubwire Dumba buriya niba ari imyumvire ntajya numva ubundi iyo tuvuze ngo abanyarwanda turi kumwe Dumba ni ukuvuga ngo iyo tuvuze abanyarwanda ni ukuvuga ngo uragenda biriya bihugu byose duturanye turi kumwe ntabwo abanyarwanda abantu bari mu Rwanda gusa kuri iki gihugu baciye imipaka oya abanyarwanda ni benshi abanyarwanda ni bagari noneho ukajya kureba umuntu bro uramutse ugiye mo gatoya ugafata byonyine ukicara n'umusaza even sogokuru wawe cyangwa na papa wawe Dumba urasanga ufite ba oncle bawe ufite ba auntie bawe bavi Burundi ufite ba oncle bavi numwe mu papa n'umugande urashaka urasanga ntabwo cyo mu bisekuru bibiri udasanze abantu ufite bava muri bari hariya muri Kenya hariya muri karakarere mane umugande uvanze n'umwarabu you see uragenda urasanga hari bene wanyu batuye hari Rwamagana niyo mpamvu ndi mwiza cyane wowe wasagira ngo kuba ikindi mwiza ugiza Dumba aravangavanze ntabwo wabimenya ubu ngo ubwo ngiye nta kaze ngo baze ufite ubwene gihugu uburetse gato ufite amaraso angahe ngaho uvukiye muri Kongo mama ni umunyarwanda ugeze mu bana bo navugaga abana banje ni abarundi urumva umudokiteri umvura imitezi ni umunyamurenge bamwita Yongo iyo ndwaye umutezi ndi i Kigali Yongo pare n'umvura umutezi ariko utinya umuntu ukwitaho mu biboro nk'ibyo ngibyo godi umuntu akakureberera ewana umunyenge yamaye n'inka yarambwiye ati ubu ngubu nzasura i Kigali ngende murenge kugenda kumpa inka yanjye uzagere bahita bagushimuta bagushyire muri twirwaneho bagukorera amabox y'amasasu utanga umusanzu abanyamurenge sinzi ikintu hari nk'ukuntu ibintu mushobora kuba muri ariko abanyamurenge twiyumvanamo cyane hari ukuntu bankunda nanjye nkabakunda ibintu ntazi ntumva ntabwo ureba mbonye buriya duhuye yansoma ubwo ugiye gushimangira ibyavuzwe na Byansa atarabi Kigarasha ko Mbonye yasomaga ambassador wo muri Israel mu Rwanda akiri umugabo oya ndavuga ukuntu ankunda cyane yansoma ku gahanga ku gahanga urumva nuko nguko rero ibintu tuba gukurikirana rero niba ushaka kumpata Cedric bumugumanye abahungu babanje b'imasisi baraje vuba hano Cedric wabatungu Cedric Tena negeje baby line yanjye Cedric ntureba ko agusuzuguye Brother ahubwo sashaka iki oya nikareka kandi yagusuzuguye Cedric wampereza uko ari bwemere nabone kikuvuye Cedric wemeye baby line ntabwo dufata umutamu gatamu na Allen na Rebe uretse ko imwe mugiye kumugabana arafata ndarekera ariko ngiye warabize gahunda ndabizi ko Cedric mwiza mani ko cyangwa aba bagore uraza kubaha ko nayo ni kiremba ntabwo nyankunda abagore Cedric aba bagore abanyijuha urabahora babera babi ku Cedric ndakakubwira no muri Bible abagore bavuga